Hello my beautiful people, nongeye kubaha ikaze ni Rusaro Dear Sister n'ubundi nk'ibisanzwe bahaye ikaze bweze nkuko mubizi rero kuri channel yacu tuganira ibintu byinshi bitandukanye dusangizanya ubuhamya dukeneye komorana imitima tubwirana ibintu byinshi biba byaratubayeho. So uyu munsi rero ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, ni umuramyi mwumvise ijwi rye ari buze kubibwirira. So bahaye ikaze mwese rero, niba utarakoze subscribe ntubure kuyikora, ndabakunda cyane. Okay, so umukobwa mwiza turi kubwe rero Yaspi, ngo haye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ibwira abantu. Hello, amazina ni Jozo Yaspi nkuko yabivuze. Nishimiye kuba ngaha, murakoze cyane. Uri umukobwa mwiza ariko hagata urabona ukuntu ukeye. Murakoze cyane. Hanyuma uri umuramyi, bagize akantu twumvisha ijwi ryawe ndarikunda ariko abandi bantu ntago barizi. Okay. Mfite impamvu yo kuririmba, numva nuzuye amashimwe nukora Uwiteka yakoze umurimo. Murakoze. Kora bimaze kujya mu mwuka se. Okay, urakoze cyane Yaspi. Nange murakoze. So Yaspi, Ego. wibitse iryo jwi rimeze gutyo. Ndagerageza. Okay, so nkuko mubizi rero kuri iyi channel dukunda gusangizanya ubuzima tuba twaraciyemo, family dramas. Nutekereza family dramas, nutekereza dilemmas zose zo mu miryango, ujye utekereza Rusaro Dear Sister. So ndi hano ndi kumwe na Yaspi agiye kutuganiriza. Yaspi, ndashaka kukubaza kampindukire. Yaspi, kugira ngo ubure umukobwa ungana gutya, ni bigaragara nyine yuko hari igihe wigeze ku umwana. So ndashaka kumbwiraho gatoye ubwana bwe bwari bumeze gute? So murakoze. Kugeza ngeze ahangaha myaka 19, ubwana bwanjye ngo bwabaye bwiza. Okay. Yeah. Ufite ababyeyi bombi? Ufite ababyeyi? Urambwira ufite ababyeyi, ufite abavandimwe, mbwira bimeze gute? So mfite ababyeyi, mfite n'abavandimwe 4. So turi 4, ni njye mukuru. Niwe mukuru mu bana muvukana? Yego. So none se mbwira, nyine mbwira byari bimeze gute mwarabanaga kugira ngo ubuzima bwawe bube butaragenze neza kandi uri umwana twumva ko ufite ababyeyi bawe bombi baracyariho? Yes. Okay, kugira ngo bibe bimeze gutyo nyine ubuzima butari bumeze neza kandi wari ufite abavandimwe, ufite ababyeyi, byari bimeze gute mu bwana bwawe? Situation yari iyihe? Yeah, so navutse nko abandi bana bavuka ku babyeyi bombi. Gusa ntabwo narerwaga na mama. Nakuze mbona mama gusa. No, warerwaga na papa cyangwa na mama? Na mama. Gusa papa ntabwo namubonaga. Oh, papa, okay. Gusa mu gukura hari undi mu papa wabanaga na mama. Ubwo nyine nabaga nzikariwe papa. Gusa nyine uko umenya ubwenge nza kumenya ko atari papa. Mama twabanye kugera ku myaka 7-8 hagati aho ngaho. Baza kugenda aburirwa irengero. Aburirwa irengero? Yeah. Yarashimuswe cyangwa byagenze gute? Warabyutse wumva yagiye? I don't know. Rimwe na rimwe ku ishuri nsanga yagiye. So kugeza n'ubu ntituzi ngo ariho naho hari. Guhera icyo gihe ntago mwigeze mwongera kuvugana? Yes. Na nizi saa? Oh, sorry. It's okay. So kuva icyo gihe nyine urumva ninjye ari mukuru. Ndafashe inshingano zo kwita ku bavandimwe. Imyaka 8 urumva bagukurikira bari batoye. Kuko ndibuka ko anagenda asize uwonkaga. Yari afite umwaka n'andi mezi nk'abiri gutyo. Okay, tutari twagera aho ngaho. None ndashaka kumbwira icyo gihe papa wawe yari ari hehe? Papa wawe se yari umubyeyi umeze gute? Yari umubyeyi wenda uri president, like yari ahari, yari umubyeyi uhari, yari ari hehe nyine papa wawe muri icyo gihe cyose? So kuba yari ahari cyari kiho nuko nari muzi. Ntago wari umuzi? Yes. Oh, okay. Gusa we yaranzi. Okay. We yarakuzi? Yeah. Yaranzi. Kuko imiryango, you know, uburyo nyine bahuyemo biri nago babaye comfortable yo kuvuga ngo tubishire public.
so that's why nyine yabihishaga ariko njye ntabwo nari mbizi gusa we yarabizi bishatse noneho ndagira ngo twumve ibintu yego ni ukuvuga ngo wari ufite abavandimwe 4 yego hanyuma uwo mupapa se abandi bana bari abana be cyangwa yari umupapa no ndashaka kunyumvisha yari umupapa wawe yari papa wawe gusa cyangwa yari papa wabo bana bose mwese ntago mwari muzi so urumva abo bana bari inyuma yanjye ntago duhuje papa duhuje mama gusa yeah sorry it's okay ngaho mbwira noneho byakomeje gute none nyuma mama wawe amaze kugenda wari umaze kumbwira yuko wahise utangira gufata inshingano zo kurera barumuna bawe kandi nawe uracyari umwana mbwira noneho ukuntu byagenze gute so ubuzima nyine bwabaye bubi bitewe n'uburyo twari tubayeho twari abantu badakinnye ariko just banifashije ukuntu kuko nta kintu twaburaga kuko mama yarakoraga cyane so urumva ubuzima bwarahindutse buba bubi barumuna banjye mbabera nyine nka mama na papa bo byose ubwo ni ukuvuga ngo mwasigaye mu nzu ya mwenyine none twasigaye mu nzu twenyine twasigaranye n'uwo mupapa wabo gusa njye haza kubamo akantu gatoya ndagenda gusa nyine akantu gato kabayemo ni agakiyasipi so nyine habaye ikintu cyo kumva ko ubwo mama agiye why not we angumana umupapa yarambwiye ati ntabwo numva ko umuntu wakubyaye yagusiga wayinjye ntabwo twagumana so ndagenda njya ahandi hantu gusa nyine n'ubundi byakomeje kuba ko nyine niyumvisha ko n'ubundi bifite inshingano zo kuri barumuna bawe kuko nubwo yari ahari yari ameze nk'udahari sorry kuvuga muri iryo jambo ariko ntabwo yiyuzuzaga inshingano nk'umubyeyi nk'iz'ababyeyi bakora noneho yasipi wambwiye ko mwari mufite akabebe gatoya kandi niwe muntu tuzi ko umwana mutoya byanga byakunda bakeneye hari ukuntu abantu b'igitsina gore bumva cyane kurera abana kurenza abantu b'igitsina gabo cyangwa se babyibonamo cyane mu gihe wari uri kumwe n'ako kabebe byagendaga gute ni gute wabikoraga ni story ndende kandi wambwiye yuko kari kacyonga ni story ndende gusa nyine urumva muri icyo gihe ibintu byari byoroshye bitakimeze nk'ubu ngubu ukabona isukari y'100 ukabona iya desa ukaba wayimanaje ukavuga ati isukari iramara igihe kuko mfite abana ndi bumanaginge isukari ifite kumara igihe kingana gutya ibyoshye ukamenya ngo biramara igihe kingana gutya so muri ubwo buryo nari nyine akabebe n'amabere ndagira hanyuma uwo mwana yari yaramenyere nyine gusinzira ku ibere nk'uko abana babiri bakunda gusinzira ku kintu umuririmbiye ibintu nk'ibyo ariko we akaba yaramenyereye gusinzira ku ibere so mwafata biswi zari hamu zari zikiriho ariko n'ubu ziriho ugafata nkabishyira mu gakombe mu mazi y'akazuyaze bikavamo nyine ikintu yarya and then tugafata n'isukari nkamushiriramo noneho ngafata bibero nkamushyiraho gutya gusa nyine ukafata bebe ukamushyira hehe ngashira hano nkamuhereza ukabashyira ku ibere ryawe ariko kuryama bwo byabaga ari ingorane yarazi gutandukanya bibero n'ibere yari abizi kubitandukanya kuko no waramuryamishaga yimushiramo akumva katari byo nyine akarira wabigenza gute so urumva icyo gihe ngo nagitangira kwa amabere ndabyibuka ndangije nyine ngajya ndimushyiraho ntababara koko ibere ryawe of course aribwo cyiza kandi arizwe n'ababaza ibere rya wafataga umwana yes gerageza ku njye ndi kubyumva ariko hari nko mu bantu badukurikiye ashobora kuba avuga ati ibyo bintu si ubwo bimeze gute cyangwa akaba agitekereza ngo wafataga bibero akaba ariyo ushyiraho dufashe kubyumva wafataga umwana mu gihe agiye gusinzira ikindi gihe wamushyiraga kuri bibero noneho mu gihe agiye gusinzira ukamushyira ku ibere ryawe agakurura yes kuko urumva nyine aramenyera kuryama yumva ibere mu kanwa uvuga batarabona mw'abantu uvuga batari yabona pe so nyine akaba aribwo asinzira uburibwe nyine nkihangana nkavuga ati nta kindi cyo gukora gihari ibyo bintu byabaye nk'igihe kingana gute ya spi nabikoze hagati y'umwaka n'amezi 6 gutyo 7 ukihanganira ubwo buribwe bwose cyane umukobwa ukomeye murakoze noneho tubwire nyuma y'uko uvuye aho ngaho
tubwire noneho byakugendekeye nyuma yuko mbavuye impande n'ubundi narazaga buri mugoroba nkamenya ngo bameze bate nyine nk'uko umubyeyi amenya ngo umwana yiriwe ate bariye nkakora n'ibindi bintu bituma babasha kubona icyo barya hirya no hino, nkava ku ishuri niga muri primary nkava ku ishuri nkareba uturimo nkora nkabona icyo gihumbi. Uturimo nk'utuhe wakoraga? Nafuriraga nk'abantu, gufura nkavoma ibintu nk'ibyo ngibyo. Mw'abantu mwe ntabwo ubuzima buba bworoshye, ariko tukiri aha ngaha ndagira ngo mvuge ikintu kimwe. Imiryango yacu ni ukuri iri broken ku rwego rukomeye pe. Nimba umwana ashobora kuba afite ababyeyi babiri, yatubwiye ko umupapa yari amuzi, papa we yarazi umwana ariko umwana atamuzi, ari buze kutubwira n'ukuntu waje kumumenya. Naje kumumenya, ari buze wenda kutubwira ukuntu yamumenye. Kuko niba umwana bishobora kugeraho afata inshingano zo gukora ikintu nk'icyo no konsa murumuna we, afite ababyeyi babiri, kandi niba uri mama wiwe ukaba ushobora kuzabona iki kiganiro, please igaragaze pe, ufite ikibazo ugomba gukemura hano. Ikindi kandi ni ibintu byumvikana yuko imiryango yacu ikeneye kwikubita agashyi, dukeneye kwikoramo umurimo. N'abatindiye Yaspi komeza tubwire. None se ahantu wabaga icyo gihe hari hehe? Utakibana nabo, ahantu wabaga hari hehe? Biri bugorane kuba nahasobanura, gusa nyine n'undi muntu wari waramfashije, gusa nabyo byaje kugenda neza by'isi nyine nawe urabizi. Gusa sizari impamvu zanjye, ni impamvu zabo, nkomeza kubakurikirana muri ubwo buryo. Tukiri aho, njyewe nk'umuntu wagiye uba ahantu handi hatari mu rugo iwacu, uretse ko n'abantu ntabwo ari ukuvuga ko abantu babi wabo tuvuga yuko baba babayeho ubuzima bwiza cyane kurenza abandi, gusa harimo itandukaniro cyane, tubwire noneho kuba ahantu hatari iwanyu mu rugo ni iyihe experience yawe? Like wabibonye gute? Byakugendekeye gute? Kuba ahantu hatari iwanyu ni ibintu, hari igihe ura na famiye nziza ukumva ko umeze nk'aho uri mu rugo nk'uko wakaba uri iwanyu. Sometimes ugahura n'umubyeyi ukumva kurutura no mama wakubyaye. Icyo navuga kuri experience yo kuba ahantu hatari iwanyu, uba ugomba kumenya ngo harakorwa iki, ukavuga ahantu nditwara gutya, bakunda ibi ngomba kubikora nubwo utabikunda, ariko ukavuga ati mfite icyo nshaka, mfite kuryama, mvuye ahangaha n'ahandi bujye. Ariko kuba basi at least ubonye ahantu uryama ni ibintu birenze umuntu wese uzaguha no kuryama, ni ikintu kiba kirenze mu buzima, kuko birababaza kurara hanze, ndabizi ko biryana. Ariko umuntu udukurikiye, waba uba ahantu hatari iwanyu, kuba ahantu uri ujye uhaha agaciro, nubwo waba ubura ari kubona ahantu uryama, ni ikintu kirenze cyane. Kuba ahantu hatari iwanyu ni ibintu bigora, ariko nyine ukagerageza ukabimanaginga muri wowe, ukavuga ngomba kwitwara gutya, bakunda ibi ngomba kubikora nubwo utabikunda. Wowe nkawe nk'umuntu wabaga ahantu nk'aho ahantu icyo nzi cyo wagiye, bishoboka ko wagiye uba ahantu hatandukanye? Ntabwo ari henshi. Hanyuma ni nk'ikihe kintu cyakubabaje nyine warebye ukavuga ati iki kintu gikeneye gukosorwa, ukavuga ati rero nubwo wenda waba urera umuntu utari uwawe, ariko basi aka kantu tuba dukwiye kugakosora, wagakwiye gukora ibyiza kuruta ibi? Ikintu nabwira abantu barera abana batari ababo, ntabwo ari byiza kwibutsa ko umwana atari uwawe, kuko birababaza. Nawe aba abizi ko utari umubyeyi we, ariko basi yaprojectinga ibyo bintu kuba nyine abaye aho ngaho. Ariko si byiza nubwo yabakoze ikosa ko umwibutsa nyine ko atari uwawe, kuko birababaza. Hari story uba waraciyemo noneho igatusha umutima bitewe n'amagambo wumvise, kandi burya ijambo ntabwo rigaruka. Yaspi, urakoze cyane, urakoze pe. Gusa nyine nanone ikintu navuga, uri umukobwa ukomeye, urakomeye, ntabwo ibintu waciyemo abantu bose babasha kubicamo ngo babihandoringe. Mbwira noneho ni gute n'ibyo bintu byose wanyuzemo, ubuzima butoroshye bukakaye, nubwo wenda dushobora kuba tutabyinjiyemo cyane kuko inkuru yawe ni ndende, sibyo? Ariko nanone ndagira ngo mbwire
ni gute nk'umwana w'umukobwa ubasha kwicara uzi ko ufite ibibazo bingana gutyo ariko n'ubundi ubuzima bugakomeza tu ni gute ubigenza gute kugira ngo wowe ubwawe wikare umuvuga uti ubuzima bugomba gukomeza ubicamo gute? So ikintu cya mbere ni ukumva ko muri icyo gihe numvaga ko bishobora kurangira anytime gusa uko nkomeza gukura ubwenge buzamuka nyine nabonye ko ikintu cyose gisaba igihe. So byansabye igihe nyine kubyakira sometimes nkanajyana intekerezo mbi hari igihe nk'abavandimwe bamamagaraga igihozo tumeze gutya ibintu nk'ibyo turashonje noneho nakubitiraho nanjye stress mfite wenda za hondi nkumva nyine ndasaze mu bwonko nkumva neza ubwonko bugiye kubasting and then nkumva nyine nshatse nko kwiyahura sometimes nkanabigerageza ariko wagerageje kwiyahura si rimwe kabiri babarumbwireho gatoya wagerageje nko kwiyahura ukoresheje iki ni ikihe kintu cyakuzaga mu mutwe nk'icyo gihe? So ndabyibuka ubwa mbere mbikora navuye ku ishuri imvura yari yagoye n'ahantu twacaga nyine hameze nk'igishanga nareba life ndimo abana bamwigana batandukanye and then noneho wareba ukuntu bo bameze ukavuga why not me nyine ukumva wanze ubuzima ukumva nta cyiza kizabaho n'abana bakubona uburyo usa ukavuga ati wow uri umwana wo mu bakire. Yes kuko barabibwira nkumva n'umutima urashize nakibuka sometimes naburaye nakibuka naje n'amaguru mvuye ahantu utamenya mvuye ku ishuri n'inzara ndavuga ati man why me so ariko ngagerageza nyine ngavuga ati okay rero rimwe mva ku ishuri numva stress noneho zarenze ubwonko ncaho hantu gusa hirya yanjye hari umuntu uri guhinga ariko ntabwo nari mwitayeho ndangije navuga ati nta kintu cyo gukora mfite abavandimwe nibakira ko uko bakiriye ko mama batagihari nanjye bazakira ko nahari bumve nyine ko nabo bakwiye gukora icyo gihe nyine uwo ntabwo arayacyonka yari yarakuze ndavuga niba wumva ko nakiriho baziyakira ko bakiriye ko mama badahari no papa badahari and then nyine noneho nishora muri ayo mazi gusa nyine umugabo yari yayibonye ahitaza ankuramo ndamubwira ngo bari ukandeka ndamubwira ati ntabwo bishoboka icyo gihe naratashye ubundi bwa kabiri mbitrayinga nakoresheje urabona za spirits ziba zifite imigozi so nicyo kintu nakoze. Wafashe umugozi uriniga? Narafashe ndawumanika hejuru mu cyumba nandika paper ndangije noneho nyimara kuzamukamo nyine umuntu abaraje nabwo. Wari ufite imyaka ingahe kuri icyo gihe? Ngerageza kwiyahura bwa mbere nari mfite 13 I think. 13. Nk'abantu mwe murumva ibibazo umuryango nyarwanda ufite kugeza ubwo umwana w'imyaka 13 ashobora kuvuga uti ngewe ubuzima ndabuhaze ndaburambiwe. Kandi mu by'ukuri iyo turebera ibintu inyuma kuri surface twe tuba twumva ngo abana nta kintu batekerezaho, abana baba bari aho ngaho gusa. Wareba abantu b'urubyiruko ukavuga ati buriya baba bari muri vibe, baba vibinga gusa, ariko ntabwo ubuzi ngo umuntu ibintu biri kumugendekera gute. Umuryango nyarwanda ukeneye gukosora ibintu byinshi, dukeneye guhindura ibintu byinshi. Iyo uganiriye n'urubyiruko, iyo uganiriye n'abana, iyo uganiriye n'abantu benshi bakakubwira ibintu baba babitse mu mitima yabo, nshuti yanjye wumva neza ubuzima nawe ubwawe ubuhaze ubwanze. Ukurikije byonyine ubuzima bwa Yasipi ushobora kuvuga se ubundi igisobanuro cy'ubuzima ni iki gusa, ariko nanone nta kundi tugomba kubamo, ariko tugerageze kugira ibintu duhindura. None Yasipi ndashaka kukubaza, ibyo ari byo byose umuntu agira umuryango uri close, bantu umubyeyi, abavandimwe gutyo, tukagira na extended family, tukagira umuryango uri ku ruhande, bantu dufite ikintu dupfana. Ese ibyo bintu byose uri kubicamo ahantu wabaga hari ubwo hari mu muryango w'abantu mufite ikintu mupfana? None se urabafite abo bantu? Mfite umuryango munini cyane unakomeye, ariko bameze nk'abadahari. Muri make nimbara ko nta muryango. Ubara ko nta muryango ufite. Abantu murumva ibyo bintu. Nyamara ariko ni ukuri dukeneye kugira ikintu duhindura pe. Habaye iki cyatumye tugeraho umuntu aca mu bintu bimeze gutya, umwana w'imyaka 13 agatekereza kwiyahura? Dufite abantu we yavuze ko anafite n'umuryango ukomeye. Ibaze kugeza ubwo umwana w'imyaka 13 avuga ati ngewe ubuzima ndabuhaze ngiye kwiyahura, afite habaye iki koko? Twakongeye tukagaruka ku muco
wo gufashanya wo kurererana nimba ari ngombwa kandi barakuzi barakuzi tuzi twese barabazi mwese ko ko turiho habaye iki cyatumye uziko kera umuntu nubwo habaga ari mu bukene yavugaga ati umwana wa murumuna wanjye umwana wa musaza wanjye ndamurera mbane nawe basi ngira ikintu mufasha Yaspi wabashije kugira amahirwe yo kwiga narize ariko ntabwo ndasoza ntabwo urasoza ishuri ugeze mu kangahe byari cyashira habura imyaka 2 ngo toze amashuri yisumbuye none se icyo gihe muri icyo gihe wareraga abana bari ukiga primaire right narigaga nza kujya muri secondaire uza no kugira amahirwe yo kujya muri secondaire ariko ubu ngubu byarahagaze ntago kiri kubasha kwiga byarahagaze harabura imyaka 2 ngo toze murumva akazi dufite akazi kenshi so mwa bantu mwe ibaze nko kugira ngo umukobwa mwiza nk'uyu nguyu ahagarika ishuri kandi afite umuryango afite abantu bakagize ikintu babikoraho ariko n'ishuri rigahagarara abantu bose bakarebera nkaho nta kintu na kimwe cyabaye okay aho ngaho wenda turi buze kuhagaruka noneho nyinjiza mu buryo waje kumenya papa byagenze gute kugira ngo umenye papa wambwiye ko waje kumumenya wamumenye ufite igihe ufite imyaka ingahe so uburyo naje kumumenya nari muzi ariko nazi ko ari papa kuko muri uko kwiga kwanjye niwe wamfashaga ariko akiyita umuntu umfasha wow so yaragufashaga ariko akiyita umuntu ugufasha ntakwerurire ko ari papa wawe gusa nyine abantu sometimes akambwira uri papa wawe ariko nyine kuko numvaga nyine nta kintu n'ubundi nabikoraho simbyitaho cyane simbyita ibitekerezo byinshi nkavuga kuba umuntu ubwanyibwirira ko ari umuntu umfasha why not njya kublaminga so ngakomeza nyine kumva ko ari umuntu umfasha ntutekereze ko ari papa wawe ntabwo nabitindagaho bakanambwira ngo turasa ariko nawe nabona bafite ngo turasa ngo ati abantu basa nta n'ikintu bahuriyeho nta na rimwe yigeze akwicaza akwerurira ku bwati gusa igihe twavuganaga nko kuri telefone wenda agiye ku mafaranga y'ishuri kujya kumva ngo umeze ute umukobwa wanjye nyine ngo bifata okay aramfasha yamfasha umukobwa we simbitindeho wamumenye ufite imyaka ingahe kumenya ko ari papa namumenye muri uriya mwaka uhita usoje 2025 yes byagenze gute kantera gatebe so ukuntu byagenze habaye ikintu nakita ngo nka agisida gusa noneho kuko twe tumaze kuvugana yabakoze agisida ariko tumaze kuvugana nandi kumbwira nyine ibintu by'ishuri n'ibyo ngibyo arangije ibaye noneho ninjye bahamagaye kwa kundi nyine gira agisida bakahamagara nk'umuntu mwamaze kuvugana ako kanya bambwira ati umuntu gutya na gutya yakoze impanuka ari hano and then none nagashiki na karumura kanjye kari karwaye none biza guhurizwa no kuba ari mu bitaro bimwe and then none njyayo ngiyeyo nyine kwa kundi umuntu nyine aba ameze nabi arambwira ati nindamuka mpfuye nagize amahirwe yo kubaho kuko nyine arashaje mukuntu nagize amahirwe yo kubaho uzamenyekanye papa wawe ndavuga ntabwo bishoboka ushobora kuba nyine wenda ari ikibazo cya agisida ntabwo arongera binsubiramo kabiri wait ibyo bintu uri kutubwira bitangiye kumera nk'aho ari filime bitangiye kumera nka filime ibyo ni ibintu byawe byakwibereyeho ku giti cyawe wowe gutya urumva naraje njya ku bitaro aho ngaho ndangije ndinjira ubwo n'abana be bandi bari bahagera ariko bo batarinjira ndinjira ndangije ndambwira umeze ute ako kuri umuntu aba ari mu bizunga arambwira ati nindamuka mpfuye uzamenyekanye wawe ndavuga aho yawe uri kumbeshya nuko ugiye nukubona ko bikomeye ariko nta hantu uri bujye ndabaho arambwira ati hoya bifate nk'ukuri gusa ambwiye ngo bifate nk'ukuri wo nakita brother wanjye yise yinjira nyine wiwe urumva bifata nka brother wanjye ayinjira bavuze ngo iki papa ati it's true ni mushiki wawe ujye umufata nka mushiki wawe nyine ntabwo babyakiriye neza of course birumvikana okay ndashaka kukubaza we ku giti cyawe wabyakiriye ute ufite ukungana gutyo ufite imyaka ubwo wari ufite 18 ubu ngubu nibwo ugize 19 right wari ufite 18 wabifashe gute noneho kumva umenya umubyeyi wawe byanyabyo ku myaka 18 atarigeze abikubwira igihe cyose so ni ibintu
nubwo wari umuzi ariko ntabwo wari uzi ko ari we papa wawe. Wabyumvaga mu gihuha gutyo. Wabyakiriye gute? Ni ibintu nyine ntabwo navuga ukuntu nabyakiriye kuko nabuze icyo kuvuga ako kanya, nabuze amagambo speechless, ndarira gusa nyine numva umutima urahagaze. No mu gihe nabuze icyo kuvuga baransohoye nyine, muganga aje kumwitaho, turasohoka ndataha ndavuga ati iki kintu nimba kuko ari ukuri ngomba kujya mu buyobozi. Ubwo mpita ntangira process yo kujya mu buyobozi, gusa hari n'undi mubyeyi wanjye wansengeye ari we ntekereza ko kuba byarihuse kuko abandi bajya mu nkiko bikamara imyaka, ariko njye n'amezi 5 yaciyemo ibintu byanjye bigenda neza. Umubyeyi ninde? Bamwita Apostles, Imana bari kumuvuga mu izina. So ariko namugejeho icyifuzo, mubwira nyine ko nshaka ko byihuta, ikindi nkamenya neza ko ari papa, DNA ikorwa nkamenya. Aransengera uwo mwapotre no wirihe torero? True Salvation Church. Turagusuhuje Apostle. Daddy. Yes ashimwe. Mugezaho icyo cyifuzo, arambwira ngo humura Imana yanjye kumwe nawe. Nangiye izo process zose nkabona bigiye kurangira, nkavuga ati why not ncika intege. Daddy yarambwiye ko bizagenda neza kuko numvaga ko ari igihe nyine umuntu akubwira ikintu ukumva nanone umutima urakubwira ati bizaca he, wabona imbaraga abandi muri guhangana bafite, noneho uwo twari duhanganye ugasanga ni mushiki wa papa. Niba utarashakaga yuko mwahanganaga mu buhe buryo gute? Urumva yari umwavoka, noneho ahagarara kuri side ya papa, adashaka yuko bimenyekana ko uri umwana we. Sometimes akabica intege. Urumva guhangana n'abantu bafite bameze gutyo, uri umuntu umwe ntabwo babyoroshye. Ako muri kumva ukuntu abantu bo mu miryango n'ukuri dufite kugira ibintu dukosora. Kuki umwana come on, kuki umwana aho kugira ngo umufashe umurengere nturanamenya nimba ibintu ari byo cyangwa atari byo, watangiye guhangana nawe utari wanabimenya nimba ibintu koko ari byo cyangwa atari byo. Waretse basi ukabanza ukamenya niba koko ari umwana wanyu, wenda mu washaka izo ntambara ukazitangira waramaze kubimenya. Kuki ari ngombwa yuko utangiza intambara ibintu bitari byanatangiye? So tujya mu urukiko rutegeka DNA, barambajije ngo ufite ibihamya, nta bihamya mfite. Gusa ibihamya mfite ni uko yanyishuriraga, kandi ikindi noneho kinatangaje mu maliste y'ikigo kuno uba wanditsweho imyirondoro niwe wabaga wanditsweho, ariko nyine simbyiteho. Bavuga wasanga nyine uko yamfashe kuva kera akaba yarifuje kunyiyandikaho ibintu nk'ibi, simbitindeho. Nuko DNA irakorwa, dusanga 99% ari umubyeyi wanjye. Usanga umubyeyi wawe? Yego. Ubu ngubu aracyagufasha? So urukiko byo rwategetse nibirakunda neza ko hari amasinya atarakora kugira ngo ibyo rwategetse nyine bijye mu bikorwa. Abantu mwe inkuru ya SP mva ni ndende pe. Kuko ubwo twagerageje gusamarizinga, twagerageje kuvuga ibyibanze. SP ubu ngubu kano kanya ubuzima bukomere gute? Ubu ngubu ubuzima bukomereye gute? Nekiza ko haciyeho nk'imyaka 2 nimba atari umwe n'igice, numva ko noneho mfite icyizere cy'ubuzima. Kuko ubundi kera na muntu wari uzi isura yanjye, nahoraga nambaye mask kugira ngo nindira nagira ubona ko ndi kurira. Nkakunda no kujya mu mvura kuko mu mvura ntabwo kumenya ngo ndi kurira. Nkakunda kujya mu mvura nkarira, ariko ubu ngubu numva ko nyine mfite icyizere cy'ubuzima. Ni ikihe kintu cyatumye icyizere cy'ubuzima kigaruka? Kuko ntabwo twabwiye abantu uburyo iyo ntago bazi niba ibyo bintu byagarukiye he, byakomeje kubaho kugeza ryari, like ubuzima bubi bwakomeje kubaho kugeza ryari, ese wabuvuyemo biracyameze gutyo? Ni iki cyatumye icyizere cy'ubuzima kigaruka? Icyizere cy'ubuzima kigaruka kugeza kuva nangiye gusengera muri True Salvation Church, ariho umubyeyi wacu ayobora Apostles, nibwo numvishe nyine ko icyizere cy'ubuzima kigarutse. Icyambere amagambo y'ubwenge yigisha, impanuro atanga kuri buri wese, byamaye kumva ko nanjye mfite kuba nagira icyo nigezaho, kuba naba umuntu ushyitse. Ni ukuvuga ngo muri make yagufashije gukomora ibikomere. Yes. Turagushimiye mubyeyi.
so ni cyo kintu cyanyeretse ko nyine mfite kubaho kandi mfite no gutera imbere. Hanyuma ubu ngubu uba hehe urabarizwa hehe? Ego ndabarizwa Kinyinya niho mba, gusa muri iyi minsi ndikubarizwa Kampala mo gakeya. Ego. Okay. Hanyuma se watubwiye ko ishuri ryahagaze, ni ukuvuga ngo habaye habonetse uburyo ushobora gusubira ku ishuri wakwemera kongera kwiga cyangwa uba wumva warabivuyemo? Of course nakomeza. Wakomeza. Yes. So abantu badukurikiye rero ubufasha ntago buhejwe, umuntu uwo ari we wese ushobora kumva hari ikintu yabikoraho, ni ukuri tugafasha Yaspi gusubira kwiga, byaba ari ibintu byiza cyane. Wari ugeze mu kangahe? Haburaga imyaka 2 nsoza. Gusoza mu 6. Wigaga iki? Nagiye ibintu by'indimi. Indimi. Abantu mufite amashuri y'indimi mutwandikire, umva uyu mukobwa asubire ku ishuri kandi byaba ari byiza cyane. Hanyuma Yaspi, uri umukobwa ufite impano, uri umuramyi, so tubwire mbese nk'umuntu ashaka nko kuguha akazi cyangwa ubundi buryo, nize impano ufite ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati uyu mukobwa afite, tubwire ubushobozi bwawe ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati uyu mukobwa ngewe ubushobozi bwe ngiye kubukuza kugira ngo ubuzima buhinduke. So ikintu niyumvamo cyane no guteka. Yeah. Ndatrayinga gakeya, gusa nyine ndabikunda. Yeah. Nibyo ukunda? Kuki atari byo wize Yaspi? So byari amahitamo y'uwo muntu wanyishuriraga, ariko nabwo numvaga ko nshaka kumenya urundi rurimi rurenze urwonze. Yeah. Okay, ubwiyo nayo ni possibility. Numvaga ko nyine ndangije iyo 6 ndangije kwiga izo ndimi nafata nk'ikindi gihe gitoya cyo kwiga guteka. Yeah. Ngabifatanya nyine ururimi ruhari n'ibyo bintu mbifite. Yego. Okay. Ubwo nizere yuko abantu badukurikiye mwese muri kubyumva, umukobwa hano ni umutetsi mwiza, urumva arabikunda, aranagerageza. Ubwo umuntu abaye yagukeneye aho yakubonera twahumvise n'ubushobozi afite. Uyu mukobwa ari sharp. Uyu mukobwa ari sharp shawo. Ari sharp, ntago yitinya, ni umukobwa usobanutse, umva ari ku isoko. Yeah. Ry'umurimo. Okay. Ari ku isoko ry'umurimo. Okay, Yaspi, ndagushimiye cyane. Yego. Ahari wenda niba ngombwa yuko twongera kuganira, uzaboneka. Hari ikibazo? Yeah, ndahari cyane. Gusa mbere yuko nsoza, byari byiza kuganira namwe. Mwakoze cyane. Ariko abadukurikiye, please, nangire ngo please, abantu mufite abana murera atari abanyu, muhagarike kubibutsa ko nyine atari abanyu, kuko birakomeretsa cyane. Ikindi, wifata umwana nk'atari uwawe. Hari ukuntu ababyeyi nk'iyo azi neza ko atari uwawe atakwiyumvamo cyane. Hari nk'urugero nk'ubu ngubu nkazana umwana numva nishimiye, gusa mu partner wanjye ntabwo abyishimiye. Okay. So bikaba ikibazo, ukabona kuri side imwe urabangamirwa cyane. Cyane ukumva ko sometimes ari byo bishobora no kukwangiriza ubuzima. Biba byiza ko iyo ufite umwana urera utari uwawe, gerageza umusanisha n'abandi bana, nubwo yaba ari iyo bombo y'icumi, please yibagabanye imbere yabo. Wijya kwihengekana umwana ku ruhande, kuko wa wundi arumva ko aracyari mu isi ya wenyine. Arumva ko okay, mama we nawe uhari, arumva ko na wundi muntu wamwitaho. Kuko iki kintu ni kibi, kuko nigeze kubibwirwa numva si byiza. Kuba umuntu yakubwira ngo ubwo mama wawe wakubyaye adahari, kuki njye nabikora? So rero tuhagarike, cyangwa se muhagarike kwibutsa abana nyine ko atari abanyu. So hari inshingano zikunanira, ariko ukamubwira mu buryo bwiza, kandi nabo babibona yuko hari ibintu bitari gukunda muri icyo gihe. Hari ikindi kintu cyakubayeho wadusangiza cyo kuba ahantu hatari iwanyu, uvuga uti iki kintu cyarambabaje, cyarankomerekeje muri ubu buryo? Ikindi kintu cyo kuvunisha abana batari abanyu ntabwo ari cyiza, kirababaza cyane. Kandi sometimes n'abana muri kumwe bakabibona, ariko bakaba bo nta kintu babikoraho, baramutse banagufashije abana bakubita. Ibyo ntabwo ari byiza. Ikindi nabwira abana baba ahantu hatari iwabo, mwitoze kwakira uko mumeze. Ikindi nyine
munishimira ubwo buzima murimo kugeza igihe Imana izabubakunda, kugeza igihe nyine uzatabarirwa, kubera ko aba ari ishuri ryawe. hari ibintu uba ufite gusingira kandi nawe ugizemo uruhare. Ntabwo numva ko uzaba badena ahantu uri ngo ubashe gusingira ibyo byiza. Bige kugira discipline. Yes, bige no kubaha aho hantu bakunda iki, ese banga iki, nubwo baba bakibabangamiye. Trying cyane cyane ikintu cyo gutaha kare, mungerageze kuzajya mutaha kare, ibintu byo kurara mu gasozi, gutinda mu gasozi kandi mutaha mu ngo z'abandi. Yego, kuvuga ibintu byose bitari ngombwa, mwihangane pe. nibyo nababwira. Hari ikindi kintu wumva babwira abakunzi ba Rusaro Dear Sister? So please mukore subscribe, share and comment. We love you so much. We love you. Tuzahura ubutaha, ariko mukore subscribe mwabantu. Okay, ndabakunda cyane. Family dramas and dilemmas mukazajya mucikwa. Bye, we love you.